Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza kandi bampere amahoro itanga. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ko udahinduka, tugushimiye ko uri Imana ikora, kandi tugushimiye ko uri Imana iturinda. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, duciye bugufi, tweze tuboneze rwose, udukureho umugayo wose watugaragayeho. Ukimara kutubabarira Mwami, tuguhaye karibu n'ikaze mu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Ngwino utuyobore muri byose, ntabe ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Icyo twanze ni ukora k'umwanzi, duhagaritse imyuka mibi, duhagaritse ibyakiberanya. Mu izina rya Yesu Kristo dutumiye Mwuka Wera kugira ngo aganze ategeke abone iteka ryose. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 60, umurongo wa 15 kugera ku murongo wa 19. Reka nsome mu izina rya Yesu. Nubwo waretswe ukangwa, ntihabe hari ukikunyuramo, nzakurutisha ahandi nguhe ubwiza buhoraho n'ibyishimo by'ibihe byinshi. Kandi uzonka n'amashereka y'amahanga, uzonka amabere y'abami, nuko uzamenya yuko ngewe Uwiteka ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe, umunyambaraga wa Yakobo. Mu cyimbo cy'imiringa nzazana izahabu, no mu cyimbo cy'ibyuma nzazana ifeza. Mu cyimbo cy'igiti nzazana imiringa, no mu cyimbo cy'amabuye nzazana ibyuma. Amahoro niyo azagutwarira, kandi gukiranuka niko kuzagukoreshereza ikoro. Urugomo ntiruzongera kumvikana mu gihugu cyawe, ntihazaba gusenya no kurimbura aho ingabano zawe zigera hose. Ahubwo inkike zawe uzazita agakiza, n'amarembo yawe uzayita ishimwe. Ku manywa izuba si ryo rizakubera umucyo, kandi ukwezi si ko kuzakubera umwezi, ahubwo Uwiteka niwe uzakubera umucyo uhoraho, kandi Imana yawe niyo izakubera icyubahiro. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mugoroba nkuzanira ijambo. Imana izanye ubutabazi ku buzima bwawe. Imana igiye kongera kukubaka bundi bushya. Imana hari icyo ikoze ku buzima bwawe. Nkurikiye iri jambo uryumve nk'iryawe, kuko Imana yashatse ko tuganira kuri iri jambo uyu mugoroba. Iri jambo ry'Imana riratubwiye ngo nubwo waretswe ukangwa, ntihabe hari ukikunyuramo, nzakurutisha ahandi nguhe ubwiza buhoraho n'ibyishimo by'ibihe byinshi. Imana itugirire neza. Nubwo wari wararetswe, nubwo wari waratawe, nubwo wari waranzwe, nubwo abantu bakuvuyeho, ariko Imana iragukunda. Uyu mugoroba nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana iragukunda. Wikita ku bakuretse, wikita kuri abo bakwanze, kuko urukundo rw'Imana rurahagije kuri wowe. Kuko Imana niyo yaguta ukaba wagira ikibazo, abantu bo baraza bakagenda, ariko Imana izabana nawe iminsi yose. Imana rero niyo ishobora byose n'itegeka byose. Ni ukuri ntugire ikibazo. Nubwo wari ubonye mu byo uri kunyuramo abantu bagushizeho, abantu bigendeye, ni ukuri Imana iragukunda. Imana iragukunda kandi ikubwiye yuko igiye kongera kuguha ubwiza buhoraho n'ibyishimo. Imana hari ubwiza igushyizeho. Imana iguhinduriye ubuzima. Imana iguhinduriye amateka, kandi Imana igusubije ibyishimo. Bya byishimo wari waratakaje kubwo kwangwa, kubwo gutabwa, ni ukuri Imana irabizanye kandi irabikubye, kandi ngo igiye kuguha iby'ibihe byinshi. Imana itugirire neza. Wikiheba rero, kuko Imana iri kumwe nawe, kuko hari ikigiye gukora. Iravuze ngo uzonka n'amashereka y'amahanga, uzonka n'amabere y'abami. Imana izakwicaza ahakomeye,
Imana izaguhuza n'abakomeye. Imana ihinduye amateka. Imana hari icyo ikoze ku buzima bwawe. Icyo usabwa ni ukwizera kuko hari ibyo ihinduye. Ngo ni ukuzamenya yuko ngiye Uwiteka ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe, umunyembaraga wa Yakobo. Ni ukuri ugiye kumenya ko Uwiteka ari umukiza wawe kuko hari icyo akoze ku buzima bwawe. Hari ibyo yubatse byubakitse, kandi hari ibyo akuye ku buzima bwawe bidafite umumaro. Ni ukuri ni umucunguzi wawe kandi Uwiteka aragukunda. Wakire neza iri jambo. Mu cyimbo cy'imiringa nzazana izahabu, mu cyimbo cy'ibyuma nzazana ifeza, mu cyimbo cy'igiti nzazana imiringa, no mu cyimbo cy'amabuye nzazana ibyuma. Amahoro niyo azagutwarira. Imana itugirire neza. Imana igiye kuzana iby'igiciro ku buzima bwawe. Ni ukuri wikisuzugura uvuga ngo ntago bikubereye, uvuga ngo ntago bigukwiriye, kubera ko Imana niyo igena byose. Imana ibyo wabonaga bitagukwiriye, ibyo wabonaga bitari ibyawe, igiye kuzana ibirushijeho agaciro. Kandi amahoro itanga nawe irayaguhaye. Iguhaye amahoro, ugiye kujya uhorana amahoro, yayandi amahoro amwe ava ku Mana atajya arangira, ahoraho. Imana itugirire neza. Imana wumve ko ari icyo ikoze. Ngo kandi ngo gukiranuka niko kuzagukoreshereza ikoro. Ni ukuri Imana iguhaye no gukiranuka muri byose. Ngo urugomo ntiruzongera kumvikana mu gihugu cyawe, ntihazaba gusenya no kurimbura. Ni ukuri ibyo byari bikugose, ibyo byari biguciye intege, ibyo wari ubonye bimaze igihe kirekire, Uwiteka bikuyeho burundu, ntago bizongera ukundi. Imana itugirire neza. Ngo ntihazaba no gusenya no kurimbura, ngo ahubwo inkike zawe uzazita agakiza. Ugiye kuririmba ishimwe, ugiye kuririmba ko Imana ari nziza, ugiye kubwira abantu imirimo n'ibitangaza Imana igukoreye. Imana itugirire neza. Imana hari icyo ikoze kuri wowe nkurikiranye. Ni ukuri wumve ko hari icyo Imana ikoze. Wikiheba rero kuko ikuremeye amashimwe uyu mugoroba. Ngo ku manywa izuba si ryo rizakubera umucyo, kandi ukwezi siko kuzakubera umwezi, ahubwo Uwiteka niwe uzakubera umucyo uhoraho, kandi Imana yawe izakubera icyubahiro. Imana itugirire neza. Ngo ku manywa ntago izuba ari ryo rizakubera umucyo, kubera ko ugiye kumurikirwa n'Imana. Kandi ukwezi ntago ariko kuzakubera umwezi, nijoro ntago ukwezi ariko kuzakumurikira, kubera ko Uwiteka agiye kukumurikira. Uwiteka agiye kukujya imbere. Uwiteka akugiye imbere mu byo ugiye gukora. Uyu mwaka 2025 wumve ko ari icyo Uwiteka akoze ku buzima bwawe. Wumve ko ari icyo Uwiteka akuremeye. Wumve ko Uwiteka agiye kukubera umuyobozi. Wumve ko Uwiteka agiye kukuyobora. Wumve ko Uwiteka agiye kukumurikira. Izere kuko Uwiteka agiye kukumurikira. Ntabwo uzakenera ibindi bikumurikira, ahubwo Uwiteka abyibereyemo. Uwiteka agiye kukubera umucyo muri byose. Imana itugirire neza. Wowe nkurikiye rwose, wicibwa intege n'ibyo uri kunyuramo, wicibwa intege n'uburwayi, wicibwa intege n'ibyago, wicibwa intege n'ubukene, kuko Uwiteka abyibereyemo. Avuze ko hari icyo agiye gukora ku buzima bwawe. Agiye kukuremera amashimwe kandi akugarutseho, kandi agiye kongera guha ubwiza budasanzwe, kandi ngo aguhe n'ibyishimo. Bya byishimo utakura ahandi, Uwiteka arabiguhaye. Imana itugirire neza. Witinya rero, kuko gutabarwa kuraje ku buzima bwawe, gutabarwa kurabonetse ku buzima bwawe, kandi ikiruta byose Uwiteka agiye kukumurikira. Ni ukuri nugendana n'Imana, urugendo uzarusoza amahoro. Ngo Nowa ngo yagendanaga n'Imana, ngo yari umukiranutsi, ngo kandi akagendana n'Imana, agiriraho Imana umugisha, agirira umugisha ku Mana. Nawe rero
ubwo Imana igiye kukumurikira, igiye kukujya imbere, Imana igiye kukubera umuyobozi, kandi hari ibyo ikoze ku buzima bwawe, humura nawe ugiye gutambuka gitore, ugiye gutambuka gitwari, bizagenda neza, kandi icyo usabwa ni ukwizera kandi unakiranuke rwose. Ni ukuri Imana hari ikiremye ku buzima bwawe, Imana itugirire neza. Imana ivuze ko igukunda, Imana iragukunda kandi kugarutseho. Abakwishimye hejuru, abagutaye, abagusize, nabo bagiye kugaruka kubera ko ari icyo Imana ikoze. Kandi ugiye kubwira abantu ko Imana ikora, ugiye kubwira abantu ko Imana ihindura amateka, kuko Imana ikuremeye amashimwe, Imana ikoze igitangaza ku buzima bwawe. Abenshi bagiye kumenya Imana biturutse kuri wowe, kuko ugiye kubabwira Imana ukuntu ikora, ugiye kubabwira Imana ukuntu ihindura amateka, kandi ugiye kubabwira Imana ko ari umuyobozi, kandi Imana ari ishobora byose, kandi ko itagihinduka. Imana itugirire neza. Ni ukuri akira ibyo Uwiteka agukoreye umugoroba. Imana itugirire neza. Ntabwo nagenda ntabwiye umuntu utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe kugira ngo amwakire, kubera ko muri iyi si turi abashyitsi, ntabwo tuzayihoramo. Igihe cyawe ni iki ngo wakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Numara kumwakira, nawe ibingibi avuze ko Imana ivuze ko igiye gukora, nawe ubyinjiremo ibigukorere, wakira ibyishimo, wakire gutabarwa, wakire ubwiza, kandi wakire amahoro ava mu Mana, kandi wakire kumurikirwa n'Imana. Imana itugirire neza. Ni ukuri aho uherereye hose, akira Yesu nk'umwami n'umukiza, kubera ko muri Yesu harimo byose, kandi Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Imana itugirire neza. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimye kuri Imana itwitaho, kandi tugushimiye kubwira ijambo ryiza ry'ihumure utubwiye. Mwami, utubwiye yuko nubwo twari twaratawe, nubwo twari twararetswe, ariko utubwiye ko hari icyo ukoze, kutugarutseho, kuturemeye ubundi bwiza, kandi utugaruriye ibyishimo. Mana, bihererwe icyubahiro. Kandi Mwami, urongera tubwiye ko uduhaye amahoro, kandi ko uduhaye iby'igiciro, kandi utubwira yuko ugiye kutumurikira. Mana, turabyakiriye. Abankurikiye nabo nibabyakire mu izina rya Yesu. Mwami Imana, Mana igira neza, turakwinginze kugira ngo icyo ukoze uyu mugoroba ku buzima bwacu uduhe imbaraga, kugira ngo bitazatuma dusubira inyuma, cyangwa bitazatuma twirara tugasubira mu bidafite umumaro, ahubwo duhe imbaraga kugira ngo dukomeze uru rugendo tudacitse intege. Urakoze Mwami, kiza abarwayi mu izina rya Yesu Kristo, bakozeho ukuboko kwawe gukiza. Mwami, turakwinginze kugira ngo bakize. Ngo Yesu ubwo yari ari mu nzira ajya kwa Yayiro, ngo umugore wari umaze imyaka 12 ari imugongo, ngo arangije amukoraho. Ubundi ngo Yesu aravuga ngo ninde unkozeho, ngo ko numva imbaraga imvuyemo. Ngo abigishwa ngo barangije baramubwira ngo muri aba bantu bose ngo ninde wamenya gute ugukozeho. Ngo ariko Yesu ngo aravuga ngo hari umuntu unkozeho, ukubera ko imbaraga imvuyemo. Ubundi ngo umugore ngo arangije aravuga ngo ni njyewe. Ngo urangije ngo uravuga ngo mugore, ukwizera kwawe kuragukijije. Niyo mpamvu dufite ibihamya, hari aho wagiye udukiza natwe turwaye, hari abo twagiye tubona ukiza, ndetse n'uwo mugore waramukijije, na wa undi wari umaze imyaka 38 yararemaye, nawe waramukijije. Niyo mpamvu usengeye abantu barwaye kugira ngo bakoze ukuboko kwawe gukiza, nabo bakire mu izina rya Yesu. Mwami, dusengeye umurimo wawe, abanyabarimbuka wongera bakizwa, batarakumenya bahe kukumenya, abacitse intege bongerera imbaraga mu izina rya Yesu Kristo, batarakira Yesu n'umwami nk'umukiza w'ubugingo bwabo, turakwinginze kugira ngo bahe kumwakira. Ngo turindire ubugingo kuko aribwo buzakubona, kandi abafite intimba n'agahinda baha amahoro yo mu mutima. Dusengeye isi kugira ngo uyihe amahoro, kandi abari mu mwijima ubahe kuvamo kugira ngo bamurikire. Urakoze Mwami,
icyubahiro ni icyawe. Mwuka wera nazarekeza iri jambo rikora icyo wagambiriye. Byombi senze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane kubw'uyu mugoroba. Imana y'amahoro ibamere umugisha, kandi uburinzi bwayo bukomeze babeho, kandi biteho bagirire neza, yongere ibagarukeho, kandi mwakire ubutabazi, kuko Imana ubuduhaye uyu mugoroba. Naho butaha, baye.